Rukundo Emmanuel maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe njyewe Uwimpuhwe Gisele maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe. Ndashimira umuryango wa mama Buryohe na papa Buryohe, ndashimira na Yago wanjye kameramani wanjye, nawe ubuzima bwanjye bwa buri munsi tuba tubuze. Yitwa Yago. Ndanashimira n'umuntu uzi yuko yifuje ko ibintu byanjye bitaba. Slim Jesus. Njyewe Rukundo Emmanuel maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe, ntemeye nta gahato ko wowe Uwimpuhwe Gisele umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwimpuhwe Gisele maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Rukundo Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ubu se ndaganira n'iki n'ingaragu mwuka byara ngomba bare mu bwizo ko bagutwariye umugore usigaye oya nta kibazo uri hamwihorera mu mwihorera sinzi mpamvu mugomba kumuzana mu bitanga uretse ko bamugutwara ku munsi wa niba mujyana ntacyo bitwaye mugere vuba kugira ngo ibintu bive mu nzira eminyawe ngo muri fone tukubazeho gato. Reka nitaba ababosi mwebwe muri ingaragu. Yes, halo. Babyo nika ni ingaragu. Reka mbikore. Narakubwiye iki? Haye nsigaje iminsi 2. Uno munsi twakubonye waje mu rukiko gusezerana imbere y'amategeko. N'ibintu uribuka gutwinjira nawe kuba so nziyumva nk'umuntu bunyine ndi umuntu w'umugabo. Ndi kuganira n'ingaragu havuyemo muvunyi. Ndimva nk'umuntu w'umugabo ndashima Imana. Ati umugambi w'Imana suweje nagaru weje nagaru weje ndimba yego none waje wayumva oya sinajya nayumva ibyo bintu n'amatika mu bukwe n'amatika abamo hari ibintu byo gushima Imana n'amashimwe nyawe nimba atari ibanga ubukwe gusezerana imbere y'Imana gusaba no nkuko ibi mwabibonye niko n'ubukwe muzabubona bizatungurana yego baki uterwa imijugujugu kenshi navuga ngo ntabwo bizataha abandi ngo barapfuye ibintu ngibyo icyo babwira abantu bagiye gutera imijugujugu none se mvukaro wabigizemo Imana niyo yarize uko bizagenda sibyo urongoye wari umaze kujya kuri liste y'abasore ngo bamaze gushesha kango badafite icyo bibwira bya bitewe na pressure na amahitamo inkoni hera igihe cyari cyo gihe So Emi akenshi abantu bakoze ubukwe gutya navuga butunguranye tutarigeze tubona baca muri za zikaruhu batera ivana bakabona kameza 5 ariko birihuse cyane. Bamwe bakunze muri comment bavuga bati emenye uko akabuto kamaze kwinjira ese nibyo oya ibyo bintu reka ngubwire icyo cyose ibintu byawe wabishyize muri plan ibintu byose wabiplaninze nta mpamvu ubundi ntabwo ugomba guterera umukobwa ivi ngo bicemo iminsi sibyo wenda uyu munsi tuvuye mu murenge ibindi nabyo biri mu nzira. Shimira n'umuvandimwe muvunyi wenda reka tujye dushimira n'abantu bakiriho shimira hari abantu bashimiye gushimira ntabwo nkoze ubukwe cyangwa nkoze umurenge kubera ko hari ikindi kintu cyabaye oya nuko nyine ni plan n'ibindi biri imbere. Nyuma y'umurenge turaguma i Kigali cyangwa turi mu Kinyamata ahubwo tugiye muri Canada ntabwo mwabibonye mu kwezi kwa 7 ndajya mu gihugu cya Canada mbifashijwemo na Rama Travel niri buze kumfasha ngiye kujya muri Canada. Kitoko yaririmbye kugira ngo aka kabuto karutizo nariye nyuma y'imijugujugu watewe ukagufasha umwanzuro niki cyaguteye guhitamo uyu nguyu nyuma y'ibiganiro byinshi byatambutse hagaragazwa undi ariko baravuze turi yasi yari uwanjye n'uyu nguyu turaza kuza kuvuga ko byatewe n'iki nuko aka kabuto karutizo wariye. So reka rero mbabwize ukuri umuntu wawe Imana iramurema kandi ikamuzana ikamutereka burya umuntu wawe aba ari umuntu wawe ikitari cyawe ntabwo kiba ari icyawe sinzi uko nabivuga umuntu wawe aba ari umuntu wawe ikitari cyawe ntikiba ari icyawe. Ubu wanjye n'uyu nguyu nazanye mu murenge wa Nyarugenge siko bimeze ariko bidakwiye yuko umuntu wari wese namushimira kuvuga gute bidakwiyeho yuko umuntu wari wese
wamushimira ese sibyo burya umuntu wari wese mutabanye nabi ugomba kumushimira. Si twabanye nabi Pionika ntitwabanye nabi uwo Pionika ngomba guhitamo kubita pase nawe ibintu bagata biva mu nzira. Ntabwo nzarongora Rugangura atararongora gihe. Ntabwo uzarongora Rugangura atararongora. Ntabwo nzarongora. Emi ubu tuze kuvuga ngo nyuma y'amatiku yose yabaye bishyizwe ku murongo birarangiye nta yindi saga tubize kuza kongera kumva yanjye se icyo ndimo gushaka kubiheraho mu murenge batanga iminsi igera muri 5 yo kuza kuba bamanitse abantu barimo kuberekana kugira ngo ufite ikibazo azaze kuza kubavugaho. None se ari wowe wabonye nanjye nibyo ndimo gushaka muri iyo minsi 5 ntago azaboneka nicyo yabaye mwibanga twese twatunguwe aho abantu ntibaza kwitwaza bati ntabwo twigeze tumenya. Ntabwo byari mwibanga ntabwo byari mwibanga nawe yarabizi aba cyane. None se twasezeranye na kuza kwisezeranya yarabizi yarabizi niyo mpamvu hari abavuze ati kanaka na kanaka. Hari nk'umuntu wenda ushobora kumbaza ngo kubera iki ngo udashaka kajya mwi oya wowe urabizi. Naje gusanga aho iwacu wakunda umuntu utamukunda wamuzana mu itangazamakuru utamuzana mu itangazamakuru rubanda bipanga akazi ndabeshya. Ariko ikiriho ndashimira buri muntu wese wagize uruhare muri ibi byose by'umwihariko nshimira umuryango w'umukobwa ndashimira mama Zuru cyane cyane ndashimira umuryango wa Skyto Skyto uramubona hari ndashimira umuryango wa Skyto urari igihe ngerekana nabivuga umuryango wa Skyto ndabakunda n'abantu nubaha. Ndashimira madamu wa Skyto buri hari amuramureba. Ndashimira umuryango wa mama Buryohe na papa Buryohe. Ndashimira mama Zuru uri kubyumva. Ndashimira na Yago wanjye kameramani wanjye nawe ubuzima bwanjye bwa buri munsi tuba tubuze. Yitwa Yago. Yitwa Yago. Ndashimira Muvunyi cyane 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 Muvu ndagushimiye. Ndashimira umuntu wese wandika comment nziza wandika imbi wese ndamushimira. Ndanashimira n'umuntu uzi yuko yifuje ko ibintu byanjye bitaba. Imana yo mu ijuru wakomoje nube butumwa wagenera wa mugore tugenda wowe Ndahiro Valens Papi ntabwo mushimira ndamwubaha. Simushimira ndamwubaha. Ntabwo umuntu agomba gushimira umuntu ngo oya Papi we buriya mfite ukundi kuntu mufata nubwo utamubona hano. Pastor Claude niba mu bantu baguherekeje mu rugendo rwa Rugangura. Pastor Claude we nawe ndamushimira ni umugabo uzi gufata inshingano. Buriya hari abantu bamubona hano ahangaha gutya avuga ariko Pastor Claude ni umuntu wa danje nawe ndamushimiye cyane 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 cyane. Pastor Claude Imana bw'umugisha kingira nawe wagiye umbaza keshi ngemi uyu munsi urajya gufata irembo nawe ndagushimiye nkabiguhisha Pionika nawe Imana bw'umugisha. Hari abantu banje nibo ubona mu bintu byanjye ubwo umuntu nyine utari umuntu wanjye nyine nagabara ubwo ejo ntabwo tuzabona witeretse ikiganiro uvuga ngo natumiye aba naba sinababona nkuko byabaye ku bandi oya sinzi nimba utangiye ntabwo izo saga mwana njya nziba. Hari ibintu mba mu myidagaduro ntabwo nza blaming utaje wese naramubwiye afite impamvu zatumye ataza uwo muntu wese kuko nanjye wasanga ntarabaye mu bintu bye bamenya naramutumiye Rocky naramutumiye natumiye bamenya na Rocky ni benshi natumiye. Ubwo rero nimba bataje sima blaming wenda baje mu bundi buryo. Urongoye mu buryo navuga ngo abantu batari babyiteguye ntibishoboka ko kuba batarakubaye hafi ari uko wakomeje kubigira ibanga. Hoye madamu yambaye hafi wowe numbe hafi nta kintu. Ndavuga abo bantu batabonetse oya batumiye barabizi nta muntu utabizi ahubwo urabizi ko imusiba turi mu mubyizi sibyo. Ntabwo umuntu wamublaminga bro ntabwo wamublaminga ngo uvuge ngo uyu muntu oya umuntu wese waje utaje wese ndamushimira. Nongeye nshimira umugabo witwa Papa Robert ndagukunda ndakubaha. Shimire meya wa Ngoma Natari cyane ndamushimiye cyane. Meya wubahwe cyane meya wa Ngoma ndagushimiye. Papa Robert mama nziza papa nziza data bukwe na mabukwe nduwanyu uruwabo inshuti zawe zose iyo zirongoye zifungura cano zigatangira kudukorera amaplan
uragambika ikanzu uvuye nawe nayo ariko nanjye ndakora hari cyamo ahubwo mu kanya abantu bagende basubscribinge nizace ikiganiro cyanjye cya mbere nindi n'umufasha wanjye yego twangukire ako mu byo uzakora byose ntuzambare ikanzu ubwo nateye mu kirenge nk'icya kerema ubwo nabangiye ikibazo cya nyuma garuka bayi mwana bayi kwirebera umuntu